ndagira ngo nkunganire aho ngaho rwose ntavaho mbyibagirwa. Abari baje muri senide bakaharara nk'uko byajyaga bibaho, kubera ko bagombaga gupfa kandi FPR ikaba itari ibakeneye. FPR yari ibakeneye mbere ya Rusizavuri ibashakaho amakuru. Noneho icyo gihe bagombaga kubasohora bakajya gupfana n'abandi. Ndagira ngo nibutse yuko n'abana b'abasore bavuye mu Rwanda bakava muri Kongo bakava i Burundi nabo bageraga muri FPR bakabakubita amafuni kandi bari baje batabaye. Abo ngabo ntibibukwa kugeza uyu munsi. Nta n'umubyeyi ushobora kuvuga atari ko wa mwana wanjye mwambwira uko byamugendekeye, yaguye he? Yaguye ku rugamba, yishwe n'indwara. Ibyo ni ibikwereka yuko umututsi wari mu Rwanda imbere bigaragara uko bamufata uyu munsi, uko bafashe Karasira n'ababyeyi be bari barokotse jenoside, uko babafashe murabibona. Bariya bose bayidamange bahaguruka bakavuga bose n'agahinda bafite. Noneho hari imiryango yari yarashakanye, bariya bapfakazi b'abatutsikazi biciwe abagabo cyangwa abagabo babo banyerejwe bashimutwa na FPR. Ndavuga ubwo kaya bariya abana b'ibyumba, uriya Shyaka Emile nako Shyaka Gilbert na Emile Hakizimana mubyara we, umuzi yuko Emile bamufunze. Noneho sikizo n'aba ba Bene Rutabana bose. Bene Rutabana yavuga torture bamukoreye azira gusa yuko yahungishije umuntu Kagame yashakaga kwica, amaze kumushyira muri gereza. Ntuza Joseph Sebarenzi Kabuye wari perezida wa Parlo. Muzi ukuntu abantu bose aba ba Eri ngira bakunze ukuntu bavanywe mu nteko ishinga amategeko, ukuntu basuzuguwe. Simvuze umusaza Gahima Gerard nako umusaza Gahima nibagize izina rye ry'inyarwanda, yari umucuruzi ukomeye cyane i Nyamata. Umuhungu we witwa Gahima niba Olivier n'umugore we babiciye hariya munsi ya Sainte Famille, babakuye mu modoka yabo barabica gusa kubera ko uwo muhungu Gahima yari yarigeze guhungira i Nairobi, bamushukisha amafaranga aragaruka agera mu Rwanda. Ahageze bamwicara n'umugore we. Umugore we wari wamaze kubona visa yo kuza i Burayi kuko yakoraga mu bintu bya catering bya Sabena. Urumva ibyo byose ni ibintu by'amayeri by'ubugome. Abo bose ni abatutsi bishwe kandi bitwa ku ngoma ya FPR, kimwe n'ibi ba Bene Rutabana baburiwe irengero, ba Rwigara bishwe umugore bakamuzubaza. Ibi ni ibikwereka yuko ntihazagira umunyarwanda abazumva iki kiganiro, yaba umwana w'umututsi, yaba umwana w'umuhutu, yaba umwana w'umutwa, bamenye ko kariya agatsiko kavuye hanze kiyemeje kubamara. Ibyo babeshya ngo hari gahunda zo kubaka igihugu ntazihari. Nicyo gituma inzara n'ibiciro bazamura buri munsi. Nicyo gituma igihugu kiri mu kaga kadafite uko kangana, ahubwo umunyarwanda ukiriho ugihumeka. Ikintu cya mbere agombye gukora ni ugukora ku buryo aka gatsiko k'amabandi y'ingegera yiyambitse inyenyeri uburyo karekura ubu butegetsi bataramara abanyarwanda ngo habure n'uzasigara abari inkuru. Murakoze. Ibi bintu Sekidende yasomye biratugarura muri ya memorandumu ifungishije Mushayidi. Ya memorandumu irimo bimwe byo mu gitabo cya Noheli Ndanyuzwe, yerekana ko jenoside yateguriwe i Bugande kandi ikaba yaragombaga kwica abitwa ko ari abahutu bafatwaga nk'abanzi bo mu karere. Abo banzi bo mu karere bakaba hiyongeraho b'abatutsi bo mu gihugu imbere basangiye nabo, babanye nabo, bashyingiranywe nabo, bakaba baranduye ubuhutu, bakaba bagomba gupfira rimwe. Ari nabyo wabonye wasomye aho ngaho kuri ordinateri no mu nkuru za bavuga ko abatutsi bo mu Rwanda imbere banduye, ko kubera iyo mpamvu bagomba gupfana n'abahutu. Iyo niyo planification rero, ahubwo uzabigire vuba cyane ntitumare nk'icyumweru tutabibonye rwose. Amakoro yaranunye, urubanza yararwihoreye. zaburana n'Abafaransa. FPR kugira ngo ishobore kutumara mu gihugu imbere, nta yindi turufu yari ifite uretse kugonganisha umuhutu n'umututsi. Ari nacyo gituma bari barumvishije, hari imyaka myinshi bamaze mbere yuko batera muri 90. Abatutsi bo hanze babeshya mu gihugu imbere, bababeshya
babaza statistique bakabaha imibare bakababesha byinshi kugira ngo abateranya n'abahutu kuko ntabwo iriya plan yabo yo kurwana yo kugira ngo babone abantu babashyigikira bo mu gihugu imbere ugasanga nk'umuntu aribeta nk'umwarimu w'umututsi arimo kubika agashahara ke ugasanga bamwe ubukene bwarabishe basigaye bambara agashati kamwe kubera ko udufaranga twose ahembwa duha za ngegera izo ngegera zaraje zinyura hejuru y'umurambo we njyewe nzi abatutsi benshi bari inshuti zanjye mu gihugu hose kandi bose barapfuye nta muntu n'umwe wabonye inkotanyi ahubwo abapfakazi babo n'imfubyi zabo zarokotse bose bamerewe nabi benshi nitwe dukomeje kubafasha nitwe tubafasha kuko twebwe tukibabara nk'abavandimwe bacu ariko inkotanyi ntacyo zibamarira n'uwo zafashije gato yiga yararangije ntiyabona ishuri ni ukuvuga rero ko umututsi niwe muntu wabaye rodendo de la farce mbishyize mu kinyarwanda niwe muntu watanzweho igitambo n'uyu munsi bakaba bakimunyara hejuru bakimurinya hejuru ari nacyo gituma abatutsi banambye kuri uraye neza Gerard bemeye bagafunganwa nawe bagafunganwa nawe bakanamba nawe babasabaga yuko bamubeshyera barabyanga icyo rero nasaba ubu ngubu abatutsi cyangwa abana babo bazi yuko ababyeyi babo batigeze barererwa hanze muri ziriya nkambi bagomba kumenya ko ibintu FPR yibigisha biriya bya Kabarebe yabwiye abana bo muri ARG ko ari ibinyoma byambaye ubusa kubabwira ngo dore ngo abitwa batwagira imana ngo babize imana bariya bari hanze muri Mozambique ngo barimo kwitegura kuzaza kubamara biriya nibyo bakoresheje na mbere bataratera batuma umututsi wari mu gihugu imbere agera igihe atakizera ko ari mu gihugu cye ahubwo asigara bara yuko ari mu gihugu cy'amahanga ko hari abavandimwe azaza kumubohoza nyamara abavandimwe baramugambaniye kugeza n'igihe amasezerano arusha bamaze kuyasinya baba zangegera zahisemo guhanura indege kugira ngo na cya cyizere cyari kibonetse mu masezerano arusha kiyoyoke barangije birara mu bantu bari barashyize nk'abatekinisiye babo barica mwumvise umuhungu witwa Eric Udahemuka asobanura ukuntu ubwicanyi bwatangiye iwabo mu by'Imana butangijwe n'abantu b'ibirara babiri bari baragiye i Kigali bazana n'abandi bantu batazwi abo n'abatekinisiye ba FPR batangiza ubwicanyi mu by'Imana barangije bisubirayo hasigaye ibirara byari inka birikomereza ariko bikomeza arankadire para abantu ba FPR bari muri ya makomine cyane cyane ko muri Gitarama yo bari barayinjiyemo kurusha ahandi nka document mfite ya brigade clandestine igaragaza amaserere yari muri Gitarama ni document mfite nyirango na amapaje 8 cyangwa 9 twayitangaje muri 1999 urumva imyaka ishize yerekana amaserere yabo ko yari yubatse kandi bivuye ku bantu babo impapuro bafatanywe kuko arabafatanywe impapuro ariko hari n'abavuze babyemeje kugeza igihe ejo bundi barutaremara babisubiriyemo donc icyo navuga ni iki rero ni uko umututsi agomba kureka kuba igitambo cy'inkotanyi agomba kureka kuba igitambo cy'ingegera ziyambitse inyenyeri akamenya ko bamutanzeho igitambo akamenya ko urwo bamwishe ruhagije akareka kongera kubatiza amaboko ye amaso ye amaguru ye ngo abakorere kandi nanone nanarangiza arangize bamwica urugero natanga ni urwa Jacques Bihozaga wasobanura ute ngiye kugeza uyu munsi nkeneye umuntu uzasobanura ukuntu Jacques Bihozagara yapfiriye muri gereza i Burundi yari yasubiyeho gukora iki ko yari yaratashye akaba minisitiri akaba ambasaderi ko yewe yari afite n'uburenganzira bwo kororera ingurube mu Rwanda ko ari nabyo nyine ngo nabyo bamuteyeho bakajya kumutesha umutwe ingurube banza barazishe cyangwa baravuze ko zarwaye uburenge barazica nazo umugabo ariheba asubira i Burundi ko ariho yari yarabaye kurinda bamufashe bakamufunga agapfira muri gereza agaburiye uburozi ko ntabwo yazize ikindi baramugaburiye uburozi yapfuye amaze kurya ibyo byose nibikwereka yuko gukorera inkotanyi aba ba Mucyo Jean de Dieu bakoreye inkotanyi ntacyo batazikoreye barangije gute abo bose rero ni kugaragariza ko n'uyu munsi muri 2022 umuntu w'umututsi cyangwa umuhutu wibeshya akeka ko ngo ashaka gukorera inkotanyi ngo akazi neza ngo akazishimisha ngo akazereka ko ameze neza nka ba Rucaga abo ngabo nka Bamporiki ndakubwiye mu Kifaransa niho bavuga ngo moneuil
barabeshya bose bazarangiza nabi bakubiswe amafuni cyangwa barozwe cyangwa bahotewe mu bundi buryo. Murakoze kunganira mu frere Sekidende. Ubu ni ubwa kabiri avuga ikibazo cy'ubunetsi bwe yarebye muri ordinateri yo kwa Gasana muri minisiteri. Azibuke rwose akora kaide memoire, yibuke nk'ibi byose yashyizemo abishyira par écrit ko ni très important. Navuga ko ari nk'Imana yabimweretse. Icyo ni kimwe. Ikindi kugira ngo napuye ibyo arimo kutubwira, aravuze ati ntabwo abantu bapfiriye gushira, ati kuko bakarasira barahari, bayidamange barabonetse, yewe n'abariya bakayumba Christopher bavuye Buganda ari abana nabo basigaye bazamura ijwi bakavuga ati ntabwo tubyemeye. Mu gihugu imbere hose navuga bazamutse ni benshi batabarika, wenda bamwe batari banamenyekana ariko barahari. Icyo nababwira ni kimwe, nuko mu rubanza rwa Urayeneza Gerard abatutsi bamushinjuye bafunganywe nawe bakomera ku ijambo, bakomera kuri bwa bumwe bwa bundi bwarangaga abanyarwanda mbere yuko ingegera ziza ziyambitse inyenyeri. Barafunganwe ejo bundi bafunguwe bemye bose, ariko bashobora kujya muri gereza bakavuga bati reka twebwe tuvemo ahubwo tumubeshyire. Non, ils ont tenu bon. Et ça c'est l'espoir. Ni ya espoir, ni cya cyizere Kizito Mihigo yazize, yaririmbye akakizira, yigishije akakizira,